ndabasuhuje muri iki kiganiro imfuruka ni ikiganiro cya Royal TV ngende Bonaventure Cyubahiro. Mu kiganiro cy'umunsi rero tugiye kugaruka kuri politika, tugiye kuganira Philippe Mpayimana, n'umwe mu banyarwanda batangaje ko aje mu Rwanda guhatanira kuyobora igihugu, guhatanira umwanya mukuru w'igihugu mu matora aza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani. Turi kumwe rero nawe twamusuye. Philippe, turagushimiye kuba wemeye ko tuganira ukaduha uyu mwanya. Murakoze nawe ndabashimira muri Isanga. Dutangira iki kiganiro cyacu, watubwira imyiteguro igeze? Imyiteguro irakomeza, kugeza ubu biragenda neza. Ndaho ndabara iminsi isigaye kugira ngo tariki ya 3 n'iya 4 z'ukwa munani zigere, ariko ndacyafite n'indi minsi mbara kuko iyo ni intera iri kureho gato. Haracyari itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu dusabwa gutanga amadosiye yo kwemererwa kuba abakandida. No kuvuga rero ko ndiho ndategura itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Hakaba cyakoza hari ku ruhande rwanjye biragenda neza, ndagenda mbona abamfasha, ndagenda mbona abanyemerera kuntera inkunga, kunsinyira, ariko haracyari indi tariki tugomba gutangarizwa na komisiyo ishinzwe amatora. Tugomba gutangira kwakira imikono y'abayidusezeranije. Wize kubona imikono mu banyarwanda, ntiwari uri mu Rwanda, ntibakumenyereye, ntibakuzi, wize ko uzabona abantu bagusinyira? Nta kibazo mfite kuri iyo ngingo, ndabizeye cyane. Kandi mu Rwanda nabayemo, naravukiyemo, narubayemo igihe gihagije, no hanze ntabwo naba ko nabagiye kinini, kandi nabo birabareba, nabo nabanaga n'abanyarwanda. Mbese icyo ntegereje niyo tariki gusa, kuko abantu benshi nyine nabo benshi bamaze kubitangarizwa, bamaze kumenya, kandi n'imishinga ntangaza irakenewe ku buryo nta mpungenge mfite zo kubona abo bantu. Tugarutse ku byo komisiyo y'amatora ibasaba, ni ibiki nk'umukandida wigenga? Biri mu itegeko ubundi busanzwe. Iki gishyashya ni ikijyana n'ingengabihe. Ingengabihe ni itari mu itegeko, niyo iteganywa na komisiyo y'amatora. Naho ibisabwa byo biri mu itegeko, ibisabwa byagiye bigarukwaho kenshi. Icyambere no kuba nyine umuntu ageze igihe cyo kuyigira imyaka 35, akaba kandi ari umunyarwanda, ari mu Rwanda, ari afite budakemwa mu mico no mu myifatire. Nzerekana ibisabwa byose kuba ndi umunyarwanda, nta bundi bwene gihugu mfite. Iyo mba mufite nagombaga kuba naragushyize iruhande, nabyo nkabyerekana. Nibyo by'ingenzi. None tugarutse ku bushobozi, tuvuge barakwemereye, uri umukandida wemerewe, ese urabona ubushobozi ufite bwo kuziyamamaza mu gihugu cyose, kuzakushyiraho indorerezi n'ibindi byose, urabona ufite ubwo bushobozi? Ikibazo cy'ubushobozi nkunze kubabwira ko ari abaturage nkorera, nibwo bushobozi bwanjye. Dufite miliyoni zigeze kuri 6 zifite ikigero cyo gutora. Muri izo miliyoni zigeze kuri 6, harimo benshi bafite ibibazo byinshi bitavuzwe, ari nabyo byatumye mpaguruka kugira ngo ntange nyine kandidatire. Ni byiza ko bagenda bamenyera yuko mpari, kandi ko ndiho mbategurira umushinga wo kurwanya ibibazo, guhagurukira ubukene, guhagurukira uburamikoro, guhagurukira abantu bagira ubwoba ntibisanzure, guhagurukira abavuga ngo barashaka ngo babujijwe gushinga amashyaka. Abo bantu bose bari muri ibyo byiciro, nubwo bushobozi bwanjye. No kuvuga ko bashobora kumfasha mu masinyatire, bashobora no kumfasha bantera ingabo mu bitugu mu rwego rw'imari, bashobora no kuza tukifatanya mu gutunganya neza iki gitekerezo, kubera ko nzi ko bahari. Hari abakugejejeho ibyo bibazo ko bafite ikibazo cy'umutekano, impungenge zo gushinga amashyaka, hari abakugezeho? Turabazi benshi twagiye tubonana benshi, binamfasha nyine gutunganya neza umushinga.
hari n'abandi baba bafite ibibazo ariko ikibazo nkagifata muri rusange ntabwo ari uko umuntu ambwiye ikibazo cy'impita ngishyira mu mushinga ariko umuntu ambwiye ikibazo ati nk'ibintu bijyana n'amasambu ibiciro duhabwa twibaza niba biba bihwanye n'ibyo dukwiye guhabwa tukabaza impamvu leta itaduha amafaranga ahwanye n'agaciro k'isambu yacu abandi bakavuga bati twebwe ntitwemerewe gushinga amashyaka abandi mu by'ukuri ariko sinje guca imanza ariko igihe cyo nifuza nuko nyine hajyaho politiki ituma abantu bisanzura bagatanga ibitekerezo mu nzego zabiteganijwe badategereje yuko umukuru w'igihugu abasura urumva ko hari ibintu bishyashya cyane bateganirije. None bwana Philippe muri izo miliyoni 6 tuvuga harimo abanyamuryango ba FPR harimo abishyaka Green Party harimo abashyigikiye amashyaka anyuranye PSD n'izindi turimo turabona n'abandi bari kugenda barahira muri ayo mashyaka ubwo wizeye ko ushobora kubona umubare munini ushobora kuzagufasha koko cyangwa abo barahira ngaho uremeza ko bashobora kuba barahira bitari ku mutima wabo? Hari n'abandi bagenda basezera mu mashyaka hirya no hino ariko ntawe nkura mu ishyaka rye kugira ngo yumve igitekerezo cyanjye ahubwo ndasaba nyine ko nabo barahira barushaho kumenya icyo bagamije. Icyo nifuza nuko amashyaka abantu bari mu mashyaka bakora umurimo wa politiki kuko ubereye igihugu ntibajye kurahira mu mashyaka gusa ari umwanya bashaka runaka. Urumva uzabona bazaguha ubushobozi nyine abo bantu bamaze kurahira muri abo mashyaka cyangwa bazashyigikira ishyaka ryabo? Bo bazakora icyo bashaka ariko bose ndabatumiye ntawe ndobanura. Igishyashya abantu benshi bazabona nuko amashyaka menshi ari mu gihugu muri iki gihe nyine asa nari mu murongo umwe hakaba hari undi murongo ushoboka nshobora kuzabarirwamo mu minsi iri imbere w'abavuga bati hari ibibazo bitavugwa nabyo tubivuge. Kandi nanone hariho benshi bazavuga bati uzi ko twagiye mu ishyaka runaka dushaka umwanya none tubonye hari ubundi buryo bwo gukora reka tujye mu rindi shyaka cyangwa se tunashyigikira Mpayimana itari mu nk'ibyo bibazo bitavugwa wumva uzaharura nk'ibihe uzaha umwanya bikavugwa? Ikibazo cyonyine cyo kubona abantu nyine bakomeza kwigira impunzi n'abarizo ntibatekereze ko bagomba gutaha ni ikibazo gikomeye cyane nubwo zitakiri nyinshi cyane abenshi batahutse ariko ntabwo u Rwanda rukwiye kubarirwa mu bihugu bifite abanyarwanda baba hanze bitwa impunzi. Ubona ikibazo kiri hehe ubwo kuba ari impunzi? Ikibazo nuko kenshi nyine twakomeje kubabwira ngo batahe ariko ntitwumve neza ikibazo bafite impamvu badataha. Tuzabaha umwanya ndifuza ko umwanya tukagikemura nk'abakemura igihugu nyine ikibazo cy'abanyarwanda natwe turabanyarwanda. Ariko leta y'u Rwanda ihora ibashishikariza gutaha hari n'abagiye ifasha inabaha imfashanyo. Iki cyo kuba rero nyine badataha nibo noneho ubwabo bagomba kuvuga ijambo sinifuza ko bageraho bafata intwaro reka tugaruke ku kibazo cy'umutekano noneho w'abantu baba bari hanze y'igihugu. Hari igihe bavuga ko mu Rwanda nta mahoro abатashye bafungwa bakamererwa nabi nko kuri wowe watashyuje no kwiyamamaza uri inyuma y'igihugu hari ikibazo cy'umutekano muke wahuye nacyo? Ntacyo nahuye nacyo. Nifuza ko nyine abantu benshi cyane bagerageza kunyura inzira nanyuze bakegera ariko niba bafite ubwoba nkaba so kuvuga ko nanjye ntabufite ahubwo ndaburwanya. Ni ukuvuga ko abantu kuba ufite n'uburenganzira bwabo ariko niyo mpamvu nyine mvuga nti tuburwanye tubabuze. Njyewe nasisenguye kenshi aho buturuka ari nayo mpamvu buri mu kintu gikomeye cyane tugomba gushingiraho politike. Ubwoba bwageze mu banyarwanda nyine kuva muri 90 abanyarwanda batera abandi ubwoba bavuga bati abanyarwanda bariho baza duhanganye nabo na sa abanyarwanda barabica barabagira gute. Nyuma rero ubutegetsi buriho bumaze kugeraho nibyo rwose bwatanze itekane n'umutekano ariko njyewe nasanze neza yuko bitarabashiramo. Ariyo mpamvu mvuga nti twongeremo imbaraga muri icyo kintu cyo guha abantu rwose isanzure bisange. Birumvikana yuko abantu baba bafite ubwoba kubera ibintu bibi bakoze bagize uruhare muri jenoside byanze bikunze mbivuga ku mugaragaro ko bazakomeza bakurikirana.
ariko kuko nabaye hanze cyane nabanye n'abanyarwanda nzi ko abo bantu bakomeza gutera ubwoba abandi. Niyo mpamvu abo rero bandi badafite uruhare rubi mu byabaye mu Rwanda dukwiye rwose kubareshya dukoresheje guteza imbere ubwisanzure dukoresheje. Waruvuze ko nawe ufite ubwoba ariko uburwanya, ufite ubwoba bw'iki? Oya nta bwoba ndaburwanya cyane, no kuvuga yuko nirinda kubugira. Umuntu wese wabugira n'uwavuga ati ibyabaye ku bandi nawe byakubaho, nta cyerekana yuko bitamubaho kubera ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, nanjye mva amaraso nanjye, ariko nifuza ko abantu babwikuramo bakagira icyizere bakizerana. Ariyo nzira nyine ndiho ngenda. Reka tugaruke kubikureba wenda ku giti cyawe mbere yuko tuza kwinjira kuri uriya murongo. Hari amafoto agiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, imwe wateze moto indi uhetse umwana, n'ayawe? Mu buzima bwanjye busanzwe ndibuka ko ku gihe cyo umunsi mukuru w'abategarugori namukoreye ako bita ngo surprise, ariko n'ubusanzwe nterura umwana kenshi nta kintu njye nigeze mbona kidasanzwe, kubera ko nkunda abana kandi n'umwana n'uwanjye. Natangaga ubutumwa yuko umugore dushobora kumufasha ibintu byose, ikintu umugabo adashobora ni ugutwita no konsa, ariko ibintu byose bisigaye umugabo ashobora kubikora. Hari ababonye ari amafoto rero uri umutega moto nk'umukandida wiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, baravuga ngo nawe wakabanje kwizamura mbere yuko ushobora kujya kuzamura abanyarwanda uko ubushobozi utabufite. Ibyo bivuga iki? Abanyarwanda ni byiza ko bamenya ko bafite imyemerere n'imyumvire ijyana ku bintu bijyana n'imodoka. Kugira imodoka benshi bakeka ko ari ukuzamuka, yenda wayigurisha ukaba uramanutse. Sinzi ibyo byose mu buzima bwanjye maze gutunga imodoka zirenga 10. Nifuza ko abanyarwanda bamenya ko imodoka ari igikoresho, kuko n'igihe nzaba nabaye umukuru w'igihugu nzabasabwa guhitamo mu bwoko bw'amamodoka. Noneho uyu munsi muvuga muti yagendeye kuri moto, azavuga batese kuki atagendera mu modoka nk'iya Trump kandi nawe ari perezida. Nzagendera mu modoka ibereye n'ubukungu bw'u Rwanda. Wagenda nko mu yihe? Uramutse utoye wazagenda nko mu yihe? Nagenda mu modoka ihwanye na budget y'igihugu. Ibyo babyiteguye uko ntago nzasesagura. Ni ukuvuga ko niba narafashe moto, ipikipiki, nashingiye ku bushobozi mfite, ntabwo nge nisuzugura kuko imodoka nari nyisanganywe. Nabamenyesha ko nasabye ambasade nti ese imodoka yanjye njyane mu Rwanda muzangabanurizaho imisoro, bati ntabyo kugabanurizaho imisoro, bifite inzira bicamo n'ibiki. Ubwo rero nahisemo kuyigurisha, noneho nkoresha moto igihe cyose kandi kigera. Kugeza ubu ngubu ntabwo ndaba n'umukandida. Igihe naba umukandida n'igihugu kizabimfashamo, kandi icyo gihe nzashyira kuri bije mu rwego rwo hejuru. Ubu rero mvanga imirimo yo yanjye ku giti cyanjye n'imirimo yo gutegura kwiyamamaza. Ntabwo ngewe binteye ipfunwe na gatoya. Hirya no hino ku isi tubona raporo zishima u Rwanda n'ubutegetsi buriho, aho bavuga ko bwateje imbere abaturage, imibereho myiza y'abaturage, ubukungu n'ibindi. Wowe urashaka kuba umukuru w'igihugu, wenda ubutegetsi buriho mugahangana ugatsinda cyangwa ugatsinda, uramutse wowe n'icyo ubunenga ku buryo wumva butakomeza kuyobora? Ubutegetsi icyo mbunenga gusa nuko butateguye abanyarwanda kwitabira ibikorwa bya demokarasi. Abanyarwanda benshi bakaba bumva bafite umutegetsi, bafite abategetsi, byose byararangiye. Nkaba ntifuza yuko batungurwa. Dufite abana bariho bajya mu mashuri batoya, bari mu makuru ayisumbuye no mu bakuru bari hejuru. Abantu bagomba guhagurukira gusesengura ibibazo bya politiki. Nicyo nifuza. Baramutse bavuze ko muri manda ikurikiraho ibyo wifuza babikoze, washyigikira FPR? Kugeza ubu ngubu nta shyaka ndimo. Washyigikira umukandida wa FPR icyo gihe base?
ubundi amatora azaba ari ingunga imwe, ntabwo ari nko mu bihugu habamo round ebyiri, noneho bakagira igihe cyo kwishyira hamwe. Mu Rwanda rero icyo kibazo ntabwo nabona uko ngisubiza, kubera ko amatora aba ingunga imwe gusa. Nyuma yaho rero nzaba ndi umunyarwanda, nzaba nariyamamaje ku giti cyanjye mu gihugu cyemera ko abantu bashobora kujya mu ishyaka cyangwa ntibarijyemo, nzakomeza gukora ibikorwa bibereye igihugu. None uramutse nuramuka utabashije kubona ubushobozi bwo, wenda uremerewe ariko ntufite ubushobozi bwo kuza kwiyamamaza ahantu hose n'ibindi bikorwa byose, ku buryo bishobora kukuviramo kubihagarika, nk'uko hari amashyaka hano mu Rwanda tujya tubona avuga ko yifuza kuba yashyigikira andi mashyaka, wowe wumva ushobora kuza gushyigikira irihe shyaka? Njyewe ndashaka ko havuka andi mashyaka. Sinzi impamvu nsaba abanyarwanda ko dutera indi ntambwe, tukabona ko ibyo tugeze hari n'ibindi tutazi byiza bishoboka. Amashyaka menshi ariho ubu ngubu, amenshi nyine akunze kwibaza avuga ati ese dushyigikire FPR cyangwa twe kwishyigikira. Iyo yagiye ndifuza ko havuka n'andi mashyaka avuga ati twebwe turabona ibintu ukundi. Niba hari imirongo ingenderwaho myinshi igenda ijyaho, ntibibujijwe uko habaho n'abandi bavuga bati njyewe nzajya ntanga ibitekerezo kuri iyi mirongo kugira ngo ibintu bitadogera. Niba rero abantu bose bashatse buri gihe kujya iyo bigiye, ntabwo twaba tujya imbere. Ku bwawe rero, usibye ikibazo cya demokarasi ushaka ko gitera imbere, ibindi byose urabishima byakozwe na FPR? FPR ibyo yakoze, buri muntu wese ufite akazi agomba gukora akazi ke neza. Noneho igihe cyagera abantu bakareba noneho ku musaruro. Igihe rero kirageze cyo kureba noneho umusaruro. Umusaruro ugaragarira mu iyongerabukungu ry'igihugu, ukagaragarira no mu mutekano, ukagaragarira no mu munezero abaturage baba bafite. Noneho rero duhereye nko mu iyongerabukungu, byaragaragaye ko ubukungu bw'igihugu buriho bwiyongera, ariko bubogamira ku gapande kamwe k'abaturage. Hari akandi gapande kariho kagenda kajya hasi. Ibyo byatewe nyine n'imirongo yagiye ishyirwaho. Ibyo biterwa na politike iba yafashwe. Niyo mpamvu nsaba ko habaho abandi banyapolitiki bavuga bati turinganize umunzani. Noneho dusabe ko hajyaho za politike zituma amakampani aciriritse n'abaturage bari hasi, abahinzi n'aborozi bari hasi, nabo bazamuka. Ejo bundi Minisitiri w'ubukungu yavuze ati ubukungu bwariyongereyeho, ariko ni za serivisi nizo zifite 40%, ariko ubuhinzi bwaramanutseho 5%, bugeze kuri 30%. Bivuze iki? Bivuze ko abahinzi bariho bagenda bakena, hakira abandi bafite izindi za serivisi zo hejuru nk'amahoteli n'ibintu by'ikoranabuhanga n'ibiki. Mwibaze rero ko ubuhinzi butunze abanyarwanda burenga 75%, bashobora gukomeza bakagundagurana bakabikemura ibyo bibazo. Ariko iyo umuntu nyine yateye ibibazo, ni ngombwa ko habaho n'undi ubikemura. Ni muri urwo rwego mvuga ni niba ndi umukandida mushyashya utari mu murongo wa FPR, nshobora kumva abantu bakavuga bati koko hari ikintu ashobora gukemura. Ahubwo nibaza impamvu nyine hari abantu benshi mu bahanga, mu bantu benshi batitabira ibiganiro bya politike kugira ngo bavuge bati ese umushinga umukandida ategura koko ushobora kugira icyo ukosora mu izahara ry'ubukungu bw'igihugu cyacu. Nyamara kirahari. Hari icyo waruvuze cy'ubukungu bubogamiye ku baturage bamwe, bamwe ugasanga barakiza abandi barimo barajya hasi. Ntabwo biri gusobanuka neza, bimeze bite aho hantu? Bigomba kumvikana, kuko niba tuvuge nk'abaturage basabwa ibintu byinshi cyane, noneho ariko ibyo leta ibakorera bikaba ari byo bike, naho ngaho ubukungu bugenda bubogama. Niba bavuze bati za serivisi nizo zifite ijanisha rinini cyane mu gihugu, twibaze rero duti ese serivisi zitunze abantu bangahe mu gihugu?
ese abantu batunzwe n'umujyi wa Kigali, batunzwe n'amahoteli, batunzwe no gutwara abantu ni bangahe? Nubwo imari y'igihugu, umusaruro mbumbe wakomeza ukazamuka buri gihe, tugomba kumenya tubavuga ese no kubera iki gihugu cyacu gikomeza kubarirwa mu bihugu bikennye cyane ku isi. Nibyo rero bituma tugomba gushyira politike ihindura ibintu imbere, atari ukuvuga ngo birasubiza abantu inyuma, cyane cyane ko jewe mbwira abantu bafite ibintu, abantu bafite ububasha, abantu bafite imyanya myiza, babwira nti ntabwo bizahoraho nka mbere ko guhindura ubutegetsi bituma abantu bamburwa ibyo bari bafite. Ese nk'ubu ngubu nuramuka udatsinze amatora ukabona umwanya, leta ikaguha umwanya, uzawemera cyangwa uzisubirira mu kazi wahoze? Icyo kibazo nkunze kugisubiza ko ari umwanya ujyanye n'imwe mu mishinga ntegura yo gutunganya igihugu, nawemera kuko cyo nifuza no gukorera abanyarwanda, ntabwo ari igihe ushaka kwikorera. Niyo yaba ari FPR, birumvikana ko FPR izakomeza kuba ishyaka rikomeye mu Rwanda, kuko ubu yaremye amateka, ifite umwanya, ishobora kugira amajwi menshi, ibyo ntabwo bitangaje, ariko umwanya w'umukuru w'igihugu n'abanyarwanda bose bahitamo. Abo baramutse bakuganirije bakakubwira ibyiza bya FPR, bakagukonvenka mbere uko amatora aba, aho batigana mu ishyaka dushobora no kuguha umwanya, ntiwabyemera? Nabo ubwabo twagiye tuganira kenshi, kandi ni byiza ko birinda gukomeza kugendera muri uriya murongo w'ijana ku ijana, kuko kwerekana ko dufite turi ijana ku ijana birayobya. Ni ngombwa ko abantu batari mu ishyaka bashyigikirwa, abantu bafite ibindi bitekerezo bagashyigikirwa. Niyo umuyobozi yatorerwa kuri 60 cyangwa 70, yayobora nk'uko bisanzwe, kuko ikigira urugero, ikigira umukuru w'igihugu cyacu kuba afite ibigwi byinshi, ntabwo ari uko ari muri FPR, ntabwo ari uko yashinze FPR, iwe yabanje we ubwe kugira ubwenge n'ubushobozi bwiza bwatumye agirira akamaro FPR. Ni ukuvuga ko no hanze haramutse hari undi muntu ufite ubushishozi n'ubushake bwo gukorera igihugu n'ubunyangamugayo buhagije, yatorwa akizerwa, noneho amashyaka akaberaho nyine gukora politike. Ese nuramuka ubaye nk'umukuru w'igihugu, ni iki cyambere uzihutira gukora hano mu Rwanda? Icyambere navuga bibiri bya mbere nyine ni iteka ry'ubwisanzure bw'abanyarwanda, abantu bagatanga ibibazo, ntujye kuvuga uti ntujye kwibaza uti se nimvuga ibi noneho sindamuka. Ntabwo ari ukubeshya, abantu benshi barabitekereza, kuko igihe umuntu ambwiye ati Yesu ubu ningutora yenda nta ngaruka nzagira, icyo kibazo nta muntu akwiye kukigira. Ese ko mpinga umuceri bakampa amafaranga 270, jewe najya kugura bakansaba 800, kandi ari umuceri nihinge hano mu kabande njya kugura hano ku isoko, ibyo bintu bihinduka gute? Umuturage akaba icyo kibazo atinya kukibaza mu rwego rwa politiki. Icyo ni ikibazo cy'urwego rwa politiki, kugira ngo abantu bisanzure bavuge bati njyewe ndabona ndiho ndengana kandi ndi umuhinzi. Urumva ko ikibazo cy'ubwisanzure ni ikibazo cy'ingenzi gikomeye cyane. Ikindi cya kabiri yenda nzashyiraho no kuvuga niba rero Banyarwanda mutinya mukomeza gutinya politiki, kandi nge mbabwira yuko ari ituma aho tuhagaze gutya. Igihe cyo gutabarwa n'intwaro cyarabaye, kuko ibintu byari bikomeye, ariko igihe tugezemo noneho ni cyo gutabarwa n'ibitekerezo byanyu mugomba gutanga mu bwisanzure. Noneho niba rero mukiri kure yacyo, reka nshyireho amasomo n'amahugurwa, yenda n'ishuri ryakwigisha abantu kwita ku bibazo by'abaturage, kumva yuko gukora politiki ari umuntu ashobora guharanira. Icyo ni icya kabiri ndumva nzashyiraho. Reka ngushimire cyane rero, urakoze cyane kuri uno mwanya waduhaye.
namwe murakoze cyane. Yari Philippe Mpayimana, umwe mu banyarwanda batangaje ko ari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azaba ku itariki ya 3 n'iya 4 z'ukwezi kwa munani. Twarimo tuganira, mwumvise byinshi twaganiriye, aho ageze imyiteguro, ibyagiye bimuvugwaho ko yahetse umwana, yaje no kuri moto, ibi byose mwabyumvise. Rero nibisobanuro byinshi yaduhaye, turamushimira. Mbabwira ko ikiganiro ari Imfuruka Genari Bonaventure Cyubahiro, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Royal TV.